munyihanganire gatoya ndumva ntameze neza mu nda. Ejo ubwo twavuga ku bimenyetso biza inyuma ku mubiri byakwereka ko urwaye indwara y'umutima, byatumye ntekereza ngo ni bangahe muzi ibyerekeye kanseri y'igifu. Kanseri nirwo rupfu abantu cyangwa se nawe wapfa ariko ntumenye igihe rwakugereyemo, cyangwa se abantu bapfa batazi igihe babigereyemo cyangwa se rwabagereyemo. Ariko humura, uri kuri Telemontagne Rwanda niko twitwa. Bana nanjye wowe ubundi twumve neza ngo kanseri y'igifu iterwa n'iki, bayirinda gute, ese kuvurwa yaba ivurwa ite, nibihe bimenyetso? Nk'abantu mwe, bimwe mu bintu byatera iyi kanseri naje gutungurwa n'ukuntu harimo umunyu uyu nguyu duteka turya. Nanjye ntabyo nari nzi. Murabizi muri inshuti zanjye, ndagusabye rero niba turi kumwe none ahantu ntuzicwe n'iyi kanseri y'igifu, kandi nafashe umwanya nkaba ngiye kuyikuganiriraho. Ni kanseri yica amamiliyoni hirya no hino ku isi, ndetse bavuga ko muri bene wanyu bo mu muryango iyo haramutse harimo uwishwe n'iyi kanseri, nawe biba bishoboka ko uri mu abanyamwaku bo kuzapfa uru rupfu. Imico n'imibereho nko kunywa itabi byongera amahirwe yo kwibasirwa n'iyi kanseri, dore ko itabi ribamo bimwe mu binyabutabire biri carcinogenique. Ibinyabutabire bicokoza utunyangingo tw'igifu tukaba twabyara kanseri. Turabisobanura hasi gato. Bana nanjye wowe ntugire aho ujya, ni cya kiganiro umenya byinshi. Kurya ibiribwa birimo ibyapakiriwe mu nganda, ubwo twatangiye n'impamvu ushobora kurwara iyi kanseri y'igifu. Ibi bintu niba utabikora mbabarira ubimbwire muri comment. Twese turi muri risike cyangwa se turi mu bibazo. Turatangiye ngo kurya ibiribwa birimo ibyapakiriwe mu nganda nka bimwe byo mu makopo y'ibyuma nka saradine, kurya ibiryo birimo umunyu mwinshi, umubyibuho ukabije. Ibi byose bigushyira mu cyiciro cy'abantu bashobora kuzisanga nta garuriro kanseri y'igifu yaramaze kubarenga batabizi. Inzoga cyangwa se kunywa inzoga by'umwihariko izikarishye. Ntabibagirwa uri kuri Telemontagne Rwanda niko twitwa. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Noneho niyo mpamvu nkubwira ngo uri ahantu hanyaho tujyana n'ibihe bigezweho. Umunsi munsi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ukahakanda uhita utangira kujya ubona ibiganiro byacu nk'ibi ngibi mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza. None no mu gihe kizaza twari tugeze ku nzoga, sibyo? Kunywa inzoga by'umwihariko izikarishye, by'umwihariko ukazinywa ari nyinshi ni ikibazo. Ugiye kumbaza ngo mbese igihe wazinywereye, ese mushuti wawe we igihe yazinywereye? Umurategereza igihe cyawe, buri wese agira igihe cye. Niba uri mu banyamahirwe make yo kuzazinywa nta ngaruka, abanyamahirwe make zikaguhitana, ni kanseri y'igifu. Tumwe mu dukoko nka Helicobacter pylori dutera ubwandu cyangwa se dutera ubwandu bwavamo iyi kanseri, ndetse tutanasize na acide izamuka iva mu gifu. Hajya ibintu byo bita ikirungurirara, acide reflux. Acide izamuka iva mu gifu iracucumuka izamuka ikaba yanatwika mu muhogo. Iyi acide rero nayo iyo iki kibazo ugitindanye cy'iyi acide icika iva mu gifu, bigushyira mu mwanya mwiza wo kwibasirwa n'iyi kanseri. Muribuka ibintu byinshi bitubaho ntabwo tubyitaho. Tuvuga ku binyabutabire biri carcinogenique biba mu itabi, twavuze ko turaza kubikomozaho. Umva uko bikora. Ubundi iyi kanseri ituruka ku tunyangingo tumwe tw'igifu tw'inyuma hanze. Rimwe rero iyo dukura hari ubwo imisemburo ishinzwe gutuma duhagarara gukura no gusimburana igihe dushaje idakora neza, hanyuma tugakura ubudahagarara. Ubundi tukavuga ngo ni kanseri. Bya binyabutabire byo mu itabi rero nuko nguko bikora, biteza ibi bibazo. Kumenya ko igifu cyawe cyatangiye gukora cyangwa se kugukora ibi bintu by'ubusazi kare bituma wavurwa ukaba wanakira hakiri kare. Niyo mpamvu ngiye kukubwira ibimenyetso uzibonaho ukamenya ko kakubayeho. Ni kanseri y'igifu. Wumvise ubundi bayivuga, iyi kanseri ntikinishwa. Ibimenyetso uzibonaho bwa mbere, uzajya wumva utameze neza ahagana mu gice cy'inda yo hejuru, upper abdomen. Aho uzajya kumva
wumve usa n'umuntu bacanyemo umuriro indani hari kwaka ubushye, mbese wumva nkaho bari kugutwika mu indani mu nda tuvuga hano ni mu nda igice cyo hejuru, igice cy'inda yo hejuru hazakurya, kandi uburibwe ntibuzashira vuba. Uzajya ujya kurya ibiryo maze wumva uhise uhaga kandi nta n'icyo urashyira mu nda. Mu by'ukuri ba bantu dukunda kwita ko bakunda ibiryo cyangwa se ngo bagira inda nini bagombe kuba ari abanyamahirwe, bagombe kuba bamenya neza igihe bagize iki kibazo mu buryo buboroheye. Wumvise ariko uzajya kurya maze wumve uhise uhaga vuba, ngo kanseri niyo imaze kukurenga uzajya wumva uhora unaniwe kandi nta n'icyo wanakoze, ku buryo nawe bizagucanga. Uzajya kubona utangiye kujya utakaza ibiro kandi utabipanze. Uko uzaba urya kose ibiro bizagabanyuka. Ibimenyetso nko kuruka kandi n'amaraso mu musarani, kwituma amaraso mu musarani wawe, ibi byo bizaba ari ibimenyetso bikomeye cyane kuko uzaba urimo gusengerwa kuri uru rwego. Iyo ubimenya kare bitewe n'icyiciro kanseri yawe igezeho cyangwa se iriho, iyo ushatse ubuvuzi hakiri kare barakuvura ugakira. Itondere ibyo bimenyetso rero. Imwe mu miti ndetse n'ubundi buryo nko gutwika icyo kibyimba birakoreshwa, ubundi tukakurokora njyewe n'abaganga. Njyewe kuko ni njyewe ubahaye aya makuru, ndagusabye njya witaho rero. Niba uzi ko uri mu muryango mugari wa Telemontagne Rwanda, iyi video yagufashije gira wisangiza, ubundi tuzamurane mu rwego rw'ubuzima bwiza. Ntibagirwe kuyiha like wifuza cyangwa se ufite indi ngingo y'amatsiko twagukoreho cyangwa se twazagukoreho, yitwandikiye muri comment mu gisata cya comment. Ubundi kuri Telemontagne Rwanda uhakurikira inkuru, ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima, kuko twizera ko ibiri mu bintu dukenera buri munsi by'ibanze bidufasha kuba muri iyi si itoroshye tukayibamo tujyana n'ibihe, tujyana n'ibigezweho. Menya byinshi ku bibera mu isi ukurikira Telemontagne Rwanda ahagana munsi y'video, ahandi ijambo subscribe niho ukanda, ubundi ukajya ubona ibiganiro byose by'ubwenge bya Telemontagne Rwanda mu buryo bukoroheye. Dore indi video wareba ngo uhitiyemo cyangwa se naguhitiyemo, njyewe tuzasubira ubutaha. Samuel Mugisha.